Ndabashuje inshuti za isezerano TV. Haleluya, mumeze neza. Ndabaramukije. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaha umugisha, kandi Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibishimire. Muri kumwe na Ineza na Bishop Ineza Steven kuva mu itorero Pentecost Mission Christian Church rikorera Dar es Salaam muri Tanzania, aho bita Mombasa abahazi. Rero abandi umwe mu bayobozi barigize, umushumba wanjye mukuru yitwa Jerome Mushimasha, niwe mushumba wanjye Bishop Jerome Mushimasha. Rero ndo wa kabiri kuri we, ndi vice muri iryo torero. Rero aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryahozeho kandi rizahoraho ibihe n'ibihe, ntabwo rizahinduka. Twaravutse dusanga ijambo, n'abatubanjirije basanze ijambo, natwe kugeza kuri uyu munsi turi kuvuga ijambo. Yesu ashimwe cyane. Ubusize nabahaye ijambo rivuga ngo guhagarara mu kigeragezo ariko utegereje isezerano ry'Imana. Bene data, abantu tujya tugera mu bigeragezo bikadukubita, bikaduhashya, bikatwumvisha, ariko ntitwibuke kuko duhagaze mu isezerano ry'Imana, tukibagirwa ko dufite amasezerano. Buriya rero uko biri kose, nimba usenga, ndagira ngo nkubwire ngo nta muntu usenga atagira amasezerano. Yesu ashimwe cyane. Iyo usenga uko byagenda kose, ntabwo ushobora kubura isezerano. Kandi uko biri kose, amasezerano kenshi dukunda kubona kuko amasezerano aratinda. Amasezerano ntabwo ahitira ko aza. Mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo iby'Imana birya abarambiwe, abananiwe, abarambije abananiwe bagiye. Rero iyo uhagaze mu isezerano, ibyo wanyuramo byose ntabwo ubasha gucika intege. Iyo uhagaze mu isezerano ubasha guhagarara mu mwanya wumva kuko ari umwanya wawe. Uko biri kose ushobora kuburara uyu munsi, ariko ukavuga uti nubwo uyu munsi mburaye, ejo nzarya. Ukaburara ejo bundi ukavuga uti nzarya. Mu gitondo cyawe ukavuga uti bizagenda gutya. Rero iyo uhagaze mu isezerano, byanze bikunze ntabwo ujya upfa gucika intege. Ariko iyo uraho udahagaze mu isezerano, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo bishoboka. Igihe cyose ucika intege ukavuga uti ukabona kuko rya sezerano uhagazemo ari ubusa. Ariko iyo uhagaze mu isezerano by'ukuri, uhagarara mu kigeragezo ukakibamo, wamara kukibamo isaha ikagera, cya kigeragezo uhagazemo kikarangira. Reka mbabwire ikintu kimwe. Abantu bose tubona batubanjirije, batabawe n'Imana by'ukuri, babanje kunyura mu ki? Babanje kunyura mu byo bita isezerano. Duhere kuri Yosefu. Yosefu yavukanaga na bene se 12, ariko arangije aza kuza kurota inzozi. Amaze kurota inzozi abona avuye gusenya. Mwese gusenya murabizi. Avuye gusenya ngo noneho ngo imiba ngo hagarika umuba, ngo imiba ya bene se yose ngo iramanuka yikubita iki? Yikubita imbere y'umuba wa Yosefu. Yosefu arangije abibwira bene se. Amaze kubibwira bene se bahise bareba kure, babona kuko uko biri kose Yosefu afite isezerano, kandi bazamwikubita imbere bose. Uko byagenda kose nta n'umwe uzasigara tubamye imbere y'ibirenge byiwe. Barangije bamugirira ishyari. Reka rero nkubwire, iyo ufite isezerano ugira n'ibirwanya isezerano. Yesu ashimwe cyane. Iyo uri mu kigeragezo ariko utegereza isezerano, hari ibintu birwanya isezerano ryawe, kugira ngo byibuze we kwinjira mu masezerano Imana yaguhaye kugomba kugira gute? Kugomba kwinjiramo. Amen. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo uhagaze mu isezerano, ubona byinshi bikurwanya mu isezerano ryawe. Ubona byinshi biguhagarika, biza kukurwanya. Ubona byinshi biza kukubuza amahoro. Ubona byinshi bigutambika imbere bikakubuza kugenda.
ariko uhagaze mu isezerano. Iyo uhagaze mu isezerano ntabwo ugaragara ngo ubabone uwo uriwe, ariko iyo uhagaze mu isezerano nyirizina uba ufite nawe icyo wimitse muri wowe ugomba kwemera kikaba icyo uri wowe muri wowe kiri indani. Kubera ko abantu benshi bakunda kutubona turi mu isezerano ariko bakatubonera inyuma. Akakubona akabona urapfuye, Imana ikakubwira ngo nzakugirira neza, ukabihagararamo ukabibamo, ariko mu gitondo inzu igateramo bakakubwira bati turakusohoye mu nzu. Uyu munsi ugasohoka mu nzu ariko ufite isezerano kuko uzubaka iyawe. Ukagenda ku muhanda imodoka zikakunyuraho zikagutera ivumbi, ariko ufite isezerano ry'uko uzagura imodoka yawe. Reka mbabwire ikintu kimwe, iyo uri mu isezerano, iyo uhagaze mu isezerano nyaryo, ibikurwanya ntago bizabura. Iyo uhagaze mu isezerano nyaryo, izari inshuti zawe nizo zigenda zikuvuga. Iyo uhagaze mu isezerano nyaryo, abahanuye ibyaye ko bizasohora nibo basubira inyuma bakavuga ngo ntago bishoboka. Kubera ko igihe cyose ikigeragezo kirwanya isezerano, ariko isezerano ritsinda ikigeragezo. Amen. Ngira ngo murabyumva. Ikigeragezo kirwanya isezerano, ariko isezerano ritsinda ikigeragezo. Isezerano rirareka ikigeragezo kikarwana ndetse rikihagararira rigatuza, ryamara kwituriza ahubwo rikegama, ryamara no kwegama rigasinzira kugira ngo ikigeragezo kibanze. Ikigeragezo kikabanza kikaza ariko bikarangira isezerano ritsinze iki? Ritsinze ikigeragezo. Ryiyo rihagurutse, iyo rije riza direct. Iyo abantu bavuze ngo ntabwo uzashaka, iyo abantu bavuze ngo ntabwo uzarongorwa, iyo abantu bavuze ngo ntabwo uzabyara, byanze bikunze iyo isezerano rigeze rihindura bya bindi byose impfabusa. Cya kigeragezo cy'ubugumba wabayemo imyaka n'imyaka, bya bindi abantu bavuze ngo uriya ni ingumba ntabwo azabyara, ati umanza atari umugabo ubyara, umanza atari umugore ubyara. Iyo bigeze igihe rero ikigeragezo kibasha kubwira umugabo ngo uriya mugore ntabwo abyara, agenda upima ahandi. Iyo bigeze igihe ikigeragezo kibasha kubwira umugore biti uriya mugabo ntago abyara, agenda ugerageza ahandi urebe kuko byabaho. Wazabyara. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo ubihagazemo neza ukabibamo neza, ubu ufite imitima ibiri. Umutima wa mbere urakubwira ngo genda, umutima wa kabiri ukakubwira ngo rindira isezerano. Ikigeragezo kikakotsa, kikagutwika, kikagushumika, kikaguhatira kugira ngo ujye kwirwanira inzira. Ariko ibihagazemo neza, isezerano iyo rigeze igihe cyaryo ribwira ikigeragezo riti igirayo. Imyaka runaka baye mu kigera ubanye nawe irahagije, igirayo nanjye nkora ibyanjye. Yesu ashimwe cyane. Bene data rero ndagira ngo mbabwire ngo nimureke duhagarare mu mwanya w'isezerano, nimureke duhagarare mu kigeragezo, ariko igihe kizagera twongere dusubire mu byo twasezeranyijwe. Abayisiraheli babaye abanyage mu gihugu cya Egiputi imyaka 430. Ntabwo ari ukuvuga ko bari bayobeye kuko bazajya mu gihugu cy'amasezerano cy'i Kanani. Never. Bari babizi. Ariko noneho kubera ko igihe cyari kitari cyagera cyo kugira ngo bazagere mu gihugu cy'amasezerano cy'i Kanani, bagomba kuba mu kigeragezo cyo kuba muri Egiputi, kuko byari byaramaze kugira gute? Byari byaramaze gusinywa yuko abayisiraheli bazamara imyaka 400 mu kigeragezo. 430. Abayisiraheli bakoronejwe n'ingabo zo kwa Farawo. Abayisiraheli bakoronejwe n'ingabo
n'ingabo zo kwa Farawo babakoresha uburetwa, babakorera ibimgize gute, barubaka za piramide, barakora ibiki bagira gute, ariko bari bahagaze mu isezerano ry'uko ari abana ba Isirayeli bazasubira mu gihugu cy'iwabo cy'amasezerano, bakongera bakagenda bakakibamo. Abayisirayeli bari ingabo z'Uwiteka zikomeye, zari ziri muri Egiputi, ariko icyo gihe bari muri Egiputi, kumenya kuko zari ingabo z'Uwiteka zikomeye byavuyeho, barakoronezwa. Bamaze gukoronezwa, izina ry'ingabo kuba ingabo bikomeye biragenda birabikwa kure, birazikwa mu kabati, birayishwa. Iyo isaha y'Imana itari yagera, uragenda ibyawe bikibagirana, abantu bakakuvugaho ibyo bashaka, kandi koko nawe wareba ugasanga nibyo, ugasanga ntabwo uzegura umutwe. Iyo uri mu kigeragezo by'ukuri, ikigeragezo kiragukanda kikagukanda 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 kikagukanyaga, ukaburara ukabwirirwa, bugacya mu gitondo ukabwirirwa, bugacya mu gitondo ukabwirirwa, ugatereta bakakwanga, ugateretwa bakakwanga. Umunsi umukobwa wa mbere mugakundana akakubenga, uwa kabiri mugakundana akakubenga, uwa gatatu mugakundana akakubenga, uwa kane mugakundana akakubenga, hakaza uwa gatanu, hakaza uwa gatandatu, hakaza uwa karindwi, hakaza uwa munani, hakaza uwa 50, hakaza uwa 90, ariko uwijana akakwemera kuko isezerano riba rigize gute, riba rimaze gushika. Amen. Isezerano rije, uwijana arakwemera. Haleluya. Ingabo za Isirayeli ubwo zari ziri muri Egiputi, Abayisirayeli bari ingabo zikomeye. Murabizi neza impamvu mvuga ngo bari ingabo zikomeye. Bamaze kuva mu gihugu cya Egiputi, bamaze kwinjira mu gihugu, bamaze kwambuka Yorodani, barwanyije ibihugu byinshi bayobowe n'Uwiteka. Imana ibajya imbere irabayobora, babasha gutsinda amahanga menshi. Zari ingabo zikomeye, ariko zari zarabitswe ahantu, ziratwikirwa. Iyo ikigeragezo cyaje kiragutwikira, kikagutwikira, kikagutwikira, kikagufunika neza, ntiwongere kugira gute, ntiwongere kugaragara. Ndashaka kubabwira, iyo isaha y'Imana itari yagera, ibyawe byose ntago bigaragara. Ntugira ijambo mu muryango, bajya gutangira inama, bavuga bati tuzakora ibi n'ibi n'ibi n'ibi, bakareba babandi bafite uko bameze, barangiza wowe bakavuga bati wowe cyo bikoze, nimbura umuhungu bakavuga ati ni wowe uzajya kuzana amahema, ni wowe uzajya kuzana itente, ni wowe uzazana intebe. Nimbura umukobwa mu muryango wanyu bose bameze neza, wowe ukiri mu kigeragezo, ikigeragezo kikigushikamiye, baravuga bagapanga imirimo, bagapanga bazambarira murumuna wawe ugiye gutaka ku mukire runaka, bagapanga bazagira gute, barangiza bakakubwira wowe ngo wowe uzaba uri mu gikoni. Iyo uri mu kigeragezo ukajya mu gikoni, ukaba uri umuhungu, ufite mukuru wawe cyangwa ufite barumuna bawe, ariko kuko uri mu kigeragezo, wowe nta kuntu bimeze, bo bagiriwe Imana bikagenda neza, barangiza akagenda agashaka abandi bazamwambarira igihe agiye gukora mariage, yamara gushaka bazamwambarira, yarangiza akavuga ati wowe dore akazi kawe nta kandi. Iyo bakugiriye neza barakubwira ati cyo bikoze, uzicara ku bintu hariya. Bakagenda bakagupfunyika hahandi nyine hamwe kugira ngo utagaragara. Wigera mu kigeragezo ngo witotombe wumve kuko byacitse byayobye. Never wikwitotomba. Nimba uri mu kigeragezo gihagararemo neza, bareke baguhisha aho bashaka. Yosefu aho yari kwa Potifari yemera kugira ngo ajye mu nsimbo, baragenda baramufunga. Bamaze kumufunga, murabizi neza inzozi babantu bagize, arangira abahanurira arababwira ngo wowe ugiye kujya ibwami, ariko we bagiye kukwica. Arangira avuga ngo ariko igihe muzagerayo uzanyibuke. Agezeyo yaramwibutse, yagumye muri gereza, ariko igihe cy'isezerano cyari kigeze. Iyo Imana rero ishaka ko isezerano ryawe rigera, Imana irotesha umwami,
yamara kurotesha umwami wa wundi wabwiye ngo azakwibuka ageze hahandi, iyo abonye ko byakomeye arakwibuka akavuga ngo nyamara hari umuntu nabonye aha yabasha kugusobanurira inzozi zawe nyagasani kugira ngo isezerano ryawe rishike. Ndagira ngo nkubwire ngo umugambi w'Imana iyo uje ku buzima bwawe ntabwo uyoba, ariko uzira igihe cyawo. Ntabwo uzapfa kuza, ntabwo uza mu gihe kitari icyawo, uza mu gihe kiri ngombwa. Nibwo waza direct. Niyo bakinga urugi waca mu idirishya, niyo bakinga idirishya waca mu mwenge muri costa ukaza ukakugeraho, kuko umugisha w'Imana ntabwo ugiyoba. Nguve kuri Steven ujye kuri Claude, never. Uko biri kose nubwo uri mu kigeragezo, ndakubwira ijambo rivuga ngo nubwo uri mu kigeragezo gihagararemo neza, wicare kwirembo neza. Numara kwicara kwirembo neza, ubundi wibera umuntu usanzwe, ariko igihe nikigera Imana izaguhagurutsa. Kandi niguhagurutsa bazagushira ku ndogobe, bakwambika imyambaro y'umwami, bakwambika ifa kugendesha kwifarashi umwami agenda, itambirijwe ikamba ry'ubwami. Abagusabiraga kugira ngo umanike ku giti nibo bazakujya imbere, bagenda barangurura imbere yawe bavuga ngo uku niko bazajya bagenda umwanzi akunze kuba. Ndi kuvuga ijambo guhagarara mu isezerano, kuba mu kigeragezo ariko uhagaze ku isezerano. Morodekayi yicaye ku irembo ry'ibwami, ntago nzi imyaka yahicaye, ariko yaricaye arategereza. Inkone z'umwami, inkome zigambanira kugambanira umwami. Morodekayi arabyumva, aragenda aravuga ngo mube maso, murarye muri menge, kuko abagabo b'Igitadi na Tereshi bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. Ariko igihe kigeze arongera agaruka yicarira ku irembo aratuza. Ntabwo yagiye kwimenyekanisha ngo ni ngewe wabareze. Igihe kigeze Imana ibuza umwami amahoro. Igihe byari bikomeye, ikigeragezo noneho kimaze kuba ikigeragezo, gihagurutse gishaka kumurimbura ngo kimwice. Nta nubwo cyashaka kwica Morodekayi gusa, cyashaka kwica n'abayuda bose. Iyo bimaze gukomera, byamaze guhaguruka, byamaze gukomera, Imana igihagurutsa isezerano yaguhaye ikavuga ngo dekeraho Satani, igihe warwanirije umwana wanjye kirahagije. Kandi abakurwanya nibo bagira gute, nibo bahindukira bakagusabira kugira ngo utembagizwe ku ifarashi. Nibo bahindukira bakagusabira ikanzu y'umwami, bakagusabira inkoni y'umwami, bakakugendesha ku ifarashi y'umwami. Ariko iyo isezerano ritari ryahaguruka uko wabigwanya kose ntabwo warigeraho. Tuza. Nubwo warangije kwiga, tuza. Ukaba nta kazi, tuza. Nubwo umaze imyaka myinshi nta kazi ugira, tuza. Ndabizi neza ko igihe nikigera uzagira gute, uzabona akazi. Amen. Ndagira ngo mbabwire ngo iyi Imana yakugiriye neza wakwiga utakwiga, iyo igihe kigeze Imana irabikora. Yamara kubikora kandi ukabihagararamo neza, kandi Imana ikakurinda, Imana ikakubera Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo uko byagenda kose, iyi saha y'Imana igeze ntago bijya bihinduka. Uko byagenda kose isezerano riraza rikabwira ikigeragezo riti igirayo genda. Igihe wageragereje umuntu kirarangiye. Amina. Imana yarangiza ikabuza abantu ibitotsi. Amina. Ikabuza umwami ibitotsi, ikamubuza gusinzira. Yarangiza agasoma mu gitabo cy'ubucurabwenge, agasanga byanditswe yuko wowe ari wowe wakoze ikintu runaka kugira ngo isezerano ryawe rishike. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Rero nayo magambo twari tugiye kuganiraho, gusa ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka Imana Nyiringabo afite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Uwiteka Imana Nyiringabo afite ibyo yagambiriye byiza ku buzima bwawe. Uwiteka Imana Nyiringabo nuko byagenda kose nubwo uhagaze mu kigeragezo, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yiteguye kugukura mu kigeragezo. Kandi nubwo uhagaze mu bibazo, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yiteguye kugukura mu bibazo. Nubwo abantu bakubona ugenda bakurebera mu isi y'umubiri, bakabona uri umuntu wapfuye warangiye, ariko mu isi y'umwuka uri umuntu udasanzwe.
nimba imana yarakubwiye ngo nzakujyana muri Amerika, hagarara ku kintu cyitwa ngo nzajya muri Amerika, ariko wumve kuko isaha y'Imana nigera uzurira indege ukagenda. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo mbere y'ibyo byose twari dukwiye gushaka ubwami bw'Imana, kugira ngo nitujya naho ngaho muri Amerika. Uyu munsi abantu barakubwira kujya muri Amerika ugahimbara, ariko bakubwira gushaka ubwami bw'Imana wapi? Rero nimureke dushaka ubwami bw'Imana, duhagarare mu kigerageza, ariko dushaka n'ubwami bw'Imana, kugira ngo igihe kigeze isezerano nirutuzira rizaze dufite n'ahandi hantu tugize gute, n'ahandi hantu duhagaze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndangije mu magambo aboneka mu gitabo cya Esiteri. Amagambo aboneka mu gitabo cya Esiteri, Esiteri ibice 6 umurongo wa mbere, ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byanditswe yuko Morodekayi ariwe wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigidadi na Tereshi, yuko bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. 3, umwami arabaza ati, mbese Morodekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze imbere mu rugo rw'ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Morodekayi ku giti yari yamwiteguriye. 5, abagaragu b'umwami babahereza bati, Hamani niwe uri mu rugo, Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati, naze. 6, nuko Hamani araza, umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati, hari umwami yakunda kubaha kunduta? 7, Hamani asubiza umwami ati, umwami akunze kubaha. 8, bazana imyambaro y'umwami ajya yambara, ifarashi umwami agendaho itamirijwe ikamba ry'ubwami. 9, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe wo mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambika uwo muntu uwo mwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangururiye imbere ye bati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. 10, niho hakomeye sasa. 10, aramubwira ngo, nuko umwami abwira Hamani ati, huta wenda imyambaro n'ifarashi ukuvuze, ubigenzeze utyo Morodekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami, ntihagire na kimwe kibura mu byo uvuze byose. Reka amagambo yacu tuberangiriza aha ngaha. Amen. Hamani aribwira ngo hari Hamani wawe uyu munsi uje kuvugana n'umwami kugira ngo amusabe kumanika ku giti yakwiteguriye. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Hamani wawe aje kuvugana n'umwami ngo akumanike ku giti yakwiteguriye. Hamani wawe ni ubukene, Hamani wawe ni ibigeragezo, Hamani wawe ni ubugumba, Hamani wawe ni ukugumirwa, wabuze urubyaro, Hamani wawe ni ukubura umugabo, Hamani wawe ni ukubura umugore, Hamani wawe ni ukubura amafaranga. Hamani wawe arahari, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi umwami agiye kumubwira ngo, huta wenda imyambaro n'ifarashi kuvuze, ubigenzereze utyo Morodekayi umuyuda wicara ku irembo, ubigenzereze utyo Steven. Amen. Ubigenzereze utyo uriya mukobwa wanjye uri imbere yanjye asaba, kugira ngo ikigeragezo cyawe kigire gute kirangire. Amen. Kandi nagira avuga ngo huta wenda imyambaro n'ifarashi, ubigenzeze utyo umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami, ntihagire na kimwe kibura mu byo uvuze byose. Bene data, uko biri kose ikigeragezo tugihagararamo, ariko dutegereje iki? Isezerano. Kandi iyo uvuye mu isezerano ntabwo rivamo gutyo, ahubwo isezerano rivamo neza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nayo magambo twari tugiye kuganira, ndagira ngo mbabwire ngo Imana ibampera umugisha. Mwavuganaga na Bishop Ineza Steven guturuka mu itorero Pentecoste Mission Christian Church riri Dar es Salaam muri Tanzania. So aho bita Mombasa. Umuyobozi mukuru yitwa Jerome Mushimashi, nkaba ndi vice we. Ibisigaye Imana iduhana umugisha.
ndabakunda cyane kandi cyane. Ndagira ngo iri jambo numara kuryumva wumve ikirimo, ntiwumve ngiye urivuze, nturebe ngiye urivuze, ahubwo umva icyo Imana iri kuvugana nawe muri iri jambo. Wumve kuko nimba uhagaze mu kigeragezo, uko biri kose ikigeragezo uhagazemo ntabwo ari cyo uzaba mu buzima bwawe bwose. Ugomba gusohoka mu kigeragezo byanze bigize gute, byanze bikunze. Ugomba gusohoka mu kigeragezo kubera kuko igisubizo cyawe uko biri kose kigomba kuza, kikaza kikurondera kikakugeraho. Kandi ugomba gutabarwa, ugomba guhindurirwa amateka. Nimba twese uko twanyura mu bigeragezo, ntabwo turagira ku kigeragezo cy'Abayisiraheli bamaze imyaka 430 bari mu butetwa, bari mu bukoroni, ariko Imana ikabakura muri bwa buretwa, bakabambutsa Yorodani, ikabambutsa inyanja itukura, bagakubita amahanga akomeye za Yeriko ndetse n'ibindi bihugu, bakabikubita bakabirimbura, bakagera mu gihugu cy'ikanani cy'amasezerano. Kugeza uyu munsi Isiraheli cyari igihugu gifite indwanyi zidasanzwe, gifite ingabo zidasanzwe, kuko n'uyu munsi ko turi kuvugana Isiraheli ntabwo ari igihugu cy'agafu k'imvugo rimwe, kuko bari bahagaze mu masezerano. Igihe amasezerano bayakandagiyemo babaye igihugu gikomeye, igihe amasezerano bayakandagiyemo babaye ingabo zikomeye, igihe amasezerano bayakandagiyemo bagize abatasi bakomeye Musadi. Ndagira ngo nkubwire ngo Isiraheli ni igihugu cy'isezerano. Imana yari yarahaye amasezerano, baba mu buretwa ariko bizeye ko hari igihe kizagera bagacungurwa bagatabarwa. Imana ihagurutsa Mose avuye, Imana ihagurutsa Yeshuwa na Kalebu. Amina. Nubwo Mose atakiriho na Yeshuwa akaba atakiriho, ariko Imana ihagurukije Mose wawe, ihagurukije Yeshuwa wawe. Ndagira ngo nkubwire wa mukobwa wari warabuze urubyaro, wari warabuze umugabo, ndagira ngo nkubwire ngo wikwiheba. Nubwo bari kuvuga bakavuga uko bashaka, bareke bavuge, birabareba. Icyo nzi cyo ni kimwe, nuko nzi ko isaha yawe nigera hazaza umusore mwiza aje kugushaka, kandi uzakora mariage nziza, kandi uzagira urugo rwiza, kandi uzabyara abana beza. Nubwo bavuga ngo imbyaro zarashize, uzashaka ubyare babiri ariko beza, kandi uzakora mariage nziza. Wa musore we, nubwo byakugendekeye gutyo ukarambagiza abakobwa 99, ariko 100 azakwemera, kandi azaza ari umugore udasanzwe, kuko ni isezerano ryawe rizaba rikurondeye rikujeho, kuko isezerano rije ritandukanye n'ibindi byose wabonye. Imana yacu bahumugisha. Murakoze. Amazina ni yayandi nyine nayavuze. Bishop Ineza Steven, itorero ni Pentecoste Mission Christian Church Dar es Salaam muri Tanzania. Ndi umwe mu bayobozi baryo. Umushumba wanjye mukuru ni Bishop Jerome Masmash, so ndi vice wiwe. Ibisigaye Imana iduhana umugisha. So nomero yanjye ni Inyarwanda ni 07 07 85 30 4 72. Ibisigaye Imana iduhana umugisha. Ndabakunda cyane. Imana ibamere umugisha. Reka dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye, Imana igira neza. Tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe rutagira akagero. Tugushimiye kuko uko biri kose, nubwo duhagaze mu kigeragezo, ariko amasezerano yacu witeguye kuyashikana. Tugushimiye yuko nubwo hari ibitugoye Uwiteka Imana Nyiringabo, ariko hari ibyo ugiye gusenya kandi ugiye kurimbura. Nubwo hari intambara zari zihagurutse, Uwiteka Imana Nyiringabo uhagaze mu ruhande rwacu kandi witeguye kuzirwana. Ndasengera buri muntu wese Uwiteka Imana Nyiringabo uhagaze mu ruhande rwawe. Ndasengera buri muntu wese uhagaze mu kigeragezo ategereje isezerano.
umuhe kugisohokamo neza, yinjire mu masezerano ye neza. Ndasengera mukobwa uhagaze mu kugumirwa, bavuga ngo yaragumiwe, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo ndakwinginze kugira ngo umusore mu kigeragezo cyo kugumirwa umwinjize mu isezerano ryiwe ryo gukora mariage nziza, umwinjize mu isezerano ryiwe ryo kubyara abana beza, umwinjize mu isezerano ryiwe ryo kujya mu rugo rwiza, umwinjize mu isezerano ryiwe ryo gutwara imodoka nziza, ryo kubana n'umugabo akunda ndetse nawe umukunda. Mu izina rya Yesu ndasengera abasore bose, mwami databuja, ndasengera abo bakobwa mu izina rya Yesu, ndasengera abantu bamaze igihe mu kigeragezo cy'uburwayi, abamaze igihe mu kigeragezo cya kanseri, Uwiteka Imana Nyiringabo, abamaze igihe mu kigeragezo cya sida, abamaze igihe mu kigeragezo cy'ubugumba, abamaze igihe mu kigeragezo cy'ubukene, abamaze igihe mu kigeragezo cyo gupangisha, Uwiteka Imana Nyiringabo, ndagira ngo amasezerano yabo yasohoze, bigaragare ko uri Imana ishobora byose. Reka mwami databuja abakurikiye televiziyo, abakurikiye Isezerano TV, Uwiteka babone kugira neza kwawe. Reka buri muntu wese uzajya arebaho, umuntu wese uzakurikirana aya majambo, Uwiteka azumve gutabarwa kwawe. Urakoze Uwiteka Imana Nyiringabo, bana natwe muri byose kandi tugiriye neza. Turakwiyeretse umugisha itorero Pentecost Mission Christian Church, umugisha abashumba barigize, umugisha Uwiteka igihugu cyacu cy'u Rwanda, umugisha igihugu cyacu cy'u Rwanda, abayobozi bacu mwami, guhera kuri Perezida wa Repubulika kugeza ku muyobozi w'umudugudu wo hasi ndetse no kugeza ku muyobozi w'inkeragutabara, umuyobozi umwe mwami databuja, umugisha ubuyobozi bukuru bw'ingabo, kugera mwami databuja ku bayobozi bo hasi, ubuyobozi bwa polisi, ubuyobozi bw'igihugu cyacu mwami databuja, tubasabiye umugisha, uturwanire kandi tuneshereze, kuko igihugu cyacu kidafite amahoro natwe ntabwo twabona aho tuvugira. Niyo mpamvu dusabye umugisha, niyo mpamvu dusabye uburinzi bukomeye, guhagarara ku mbibe z'igihugu cyacu. Uwiteka Imana Nyiringabo, ukazanamo ibyo kurya n'ibyo kunywa, ukaduha amahoro nyaguhora ku ngoma, mwami Imana yacu, ukadutabara kandi ukaturengera. Mu izina rya Yesu Kristo tukweretse abashumba bose b'amatorero yose, tukweretse mwami databuja wo muri ADPR, tukweretse Zion Temple, tukweretse mwami Imana yacu, tukweretse Celestial Church, tukweretse Victory, tukweretse Vivante, tukweretse amatorero yose yo muri iki gihugu. Uwiteka Imana Nyiringabo, abayobozi bayo barebane maso y'imbabazi kandi databuja barwanirire. Duhagaritse intambara zose zaza mu matorero mu izina rya Yesu. Duhamagaye ijambo ryawe n'ubutware bwawe ngo ari byo bimanuka kugaragara, yerekane muri byose kandi wiheshe icyubahiro mu izina rya Yesu. Urakoze urakarama, tubisabye twizeye. Igihugu cya Tanzania turakikweretse, mwamukirinde ukigirire neza. Itorero ryacu turarikweretse, abashumba turabakweretse mu izina rya Yesu. Igihugu cya Kongo turakikweretse, icy'u Burundi mwami databuja, Uganda tuyise mu biganza byawe, mwami Kenya tuyise mu biganza byawe, South Sudan tuyise mu biganza byawe, Sudani ya ruguru tuyise mu biganza byawe, Somalia ndetse n'ibindi bihugu mwami databuja tubase mu biganza byawe. Abashumba turabakweretse, ngayerekane kandi wigaragaze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze urakarama, amen. Imana rero ibaho umugisha, turabakunda cyane. Ciao.